Mumeze mute abantu bakunda kutwumva muri Burasirazuba, mumeze mute abantu bakunda kutwumva muri Burengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, umujyi wa Kigali. Nsuje abantu bakunda kutwumva muri Burundi, ndatekereza ko Imana yabandindiye kandi mukaba mwaramutse muhumeka umwuka w'abazima. Uyu munsi rero nta kindi kintu tugiye kugenda tuganiraho, ni ikiganiro gishya, n'utuntu n'utundi hano kuri Kora TV Show. N'utuntu n'utundi tuzajya tubageraho ku munsi wo kuwa gatandatu amasaha y'isa 9 cyangwa saa 10. Ndatekereza ko nazigera mbatenguha. Uyu munsi rero nta kindi tugiye kugenda tuganiraho, n'utuntu n'utundi tugiye kubarebera hamwe ikintu bisa abanyarwanda bakunda kuvuga ngo unshakaho ka Munani, mbese ni nk'insigamigani. Iyi nsigamigani rero abantu benshi bakunda kuyikoresha, gusa nibaza hano yavuye. Nk'umuntu yagukorera nk'ikintu akakubwira ngo wamukorera nk'umuntu ikintu akakubwira ati nyamara unshakaho ka Munani. Nibyo bintu ngiye kugenda mbaganiza hano kuri Kora TV Show kugira ngo mujye murushaho kumenya inkomoko. Niba udaherutse guseka, tera agatebe kuko ugiye guseka noneho uve mu mwuka. Uyu munsi rero nibyo bintu tugiye kugenda tuganiraho, iyi nsigamigani hano yavuye. Iyi nsigamigani rero abantu benshi bakunda kuyikoresha nk'uko nabibabwiye, wakorera nk'umuntu ikintu cyangwa waba uri nko kumwenzaho ngo nyamara unshakaho ka Munani, kumva nibyo binagusubije. Ariko abanyarwanda benshi bapfa kubivuga batazi ahantu iyi nsigamigani yavuye. Ushobora kwibaza aya mafoto nakoresheje cyangwa aya mafoto nk'uko uri kugenda ubibona niko biri, wowe ugize amatsiko wibaza ngo ibintu byavuye he. Niyo mpamvu rero ngiye kugenda nkusobanura byinshi utari uzi kuri iyi nsigamigani yasigaye mu banyarwanda. Buri muntu wese akaba ayikoresha kuva kera, nk'aho iyo umuntu agukoreye ikintu uhita umubwira ngo nyamara unshakaho ka Munani. We tera agatebe uze duseke kugira ngo urusheho kuryoherwa n'ibiganiro bya Kora TV Show. Niba ari bwo bwa mbere ukize kuri Kora TV Show, kanda kuri ako kazogera kuri subscribe, kandi niba warayikanzeho ntiwongere gukandaho kuko yahita ivaho. Njye mugiye kubana rero ni umuhungu wanyu Krista, ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. N'abatindiye rero hariho umuryango w'abana 6, ubwo murabyumva nyine bari bafite n'ababyeyi, bari ababyeyi babiri. Muri make murabyumva ko bahise baba abantu 8. Aba bantu rero bakundaga guhinga cyane, bari batunzwe n'ubuhinzi. Mu gitondo bakazinduka bajyana abana guhinga, gusa baragendaga babiri bagasigara ku rugo, harimo urateka, akandi kari akana gato kagaherereza ko nikari gushobora isuka, nikari gushobora guhinga. Umunsi umwe rero bajya guhinga, batashye bisanzwe bajya ku meza. Murabibona ko bakundaga kwirira akawunga cyane kuko karabafashaga mu mirimo yabo ya buri munsi, ubona ko kabateraga imbaraga nyine. Uyu muryango mbese muri make ufate nk'umuryango wakundaga akawunga kuko bakundaga kuyikoresha cyane ariyo birira. Umunsi umwe rero batashye, umugabo bageze mu rugo bisanzwe bakundaga kurya akawunga bagakasemo uduce 8 cyangwa bagabuyemo. Abantu benshi byo ku nkombo cyangwa biriya mu nce z'Iburengerazuba bakunda kuvuga ngo ni amatongi, ariko amatongi bayakoresha ku bugari. Bajyaga bagaburamo ibice 8 kuko bari abantu 8, buri wese agafata n'imboga ku ruhande, bakamwarura imboga ku ruhande kugira ngo aze kurisha ako kantu nyine bamukatiye. Umunsi umwe rero bari bavuye guhinga, bageze mu rugo, umugabo asanga akawunga ke bakariye. Bari bakariye nyine, umwana w'umuhererezi yagashegeye abarakariye nyine. Ubwo muri make murumva ko ari yasigaye utuntu 7. Nuko rero umugabo yagize gutya, yikoza munsi y'urugo, abayigire mu rutoki, agiye gushangurira ibitoki cyangwa agiye gukorera insina nk'uko abanyarwanda benshi mukunda kubyita. Asiga babwiye ngo agaruka asanga ka Munani kabonetse. Nuko rero umugabo baramusobanura, baramubwira ko ubugari bwashize, ko nta n'indi fu ihari ngo tugusongere ubundi. Urumva ka Munani kava he kandi umuhererezi wawe yakariye? Umugabo aramwihanganishije ntiyabyumva cyane, nk'uko nyine y'abagabo habaye riske cyangwa habaye nk'ikibazo mu rugo uba ugomba gufata riske. Umugabo bamugezaho igitekerezo, bamubwira ko baraza kumutekera neza nimugoroba, ariko ntiyabyumva. Aravuga ngo ashaka ka Munani. Igihe ka Munani kataraboneka, urwo rugo nyine umuhererezi namusanga. Nuko bararura baririra bisanzwe. Umugabo agarutse aravuga ngo aka Munani kanjye kabonetse. Kareka abagore baramutsembera, umugore n'abana baramutsembera, bamubwira ngo twakubwiye ko aka Munani umuhererezi yakariye, ariko sinzi impamvu utari kubyumva. Ubwo urumva ko n'ibyari bisigaye bari bamaze kubyigabanya cyane, ko ngo umuhererezi we yariye kabiri.
umugabo rero yegereye ka kana aragafata nk'uko yari avuye gushangurura cyangwa gukorera urutoki rwe nk'uko nagiye mbibabwira, avuga ko nta mahoro araboneka igihe aka munani kataraboneka, uwo mwana nta kabuza agomba kubiryozwa paka igihe aka munani kabonetse. Nuko rero umugore yaramucunze ahita afata wa mwana baramwirukankana, asigara ahondagura ba bana basigaye avuga ko nta mahoro araboneka igihe atarabona aka munani. Nuko rero umwana umwe mukuru yagerageje kujya mu baturanyi abatekerereza ibintu bibaye, aravuga ngo mu mwihorere yasaze, yagerageje kubasaba ifu kugira ngo bagende bamusongere wenda ka munani ke akarye, birangira abaturanyi n'abasanze nta kuntu bameze. Nuko umugore rero yagarutse kureba umugabo ngo arebe ko yahinduye intekerezo, arebe ko yagarura umwana mu rugo, asanga umugabo aracyari kugigera cyangwa umugabo yinangiye umutima avuga ko mu gihe aka munani kataraboneka nta mahoro aragaruka muri urwo rugo. Nibwo rero umugabo abaturanyi bamubwiye ati mu mwihorere igihe nikigera amahoro aragaruka, niba atariye nonaha yaza kurya nijoro. Umugabo rero niko kuremba, ubwo muri ako kanya yahise aremba avuga ko inzara imwishe nta kuntu ameze. Abaturanyi baramwihorera bavuga ko ubwo ngubwo ari amashyo y'inda nk'uko abanyarwanda bakunda kubyita. Niko rero bahise bamujyana kwa muganga. Akigera kwa muganga umugore aragenda aramwongora amubwira ngo ese uje kwa muganga koko wabitekerejeho cyangwa ni ukugira ngo wanduranye urebe ko ako ka munani kawe kaboneka? Umugabo rero nibwo yasinye abwira umugore we ko atarava mu bitaro aka munani katabonetse. Niko rero bahise batekereza baravuga ngo nta kintu twamumarira, nta kintu twamufasha, nave mu bitaro ataye cyangwa ibyo bimurebe nyine agumemo, gusa nta ka munani azigera abona. Ako gatsima ka munani nyine bari kumusongera birangira batakamusongeye. Nuko rero igihe cyarageze umugabo ava mu bitaro abonye ko nta kintu bari kumufasha, aza kurwarira mu rugo akajya yanga kubyuka, akavuga ko azabyuka aka munani kabonetse. Niko rero bazindutse basubira mu kazi bisanzwe, aguma mu rugo umugabo yanga kujya gukora. Mbese muri make ibintu byose umugabo yari yabyanze nk'uko nagiye mbibabwira. Nuko rero baratashye basanga umugabo yarambaraye none ari no gushobora guhumeka, yihejeje umwuka paka igihe batangiye no guhuruza abantu batangira kuza bazi ngo umugabo ashizemo umwuka. Nuko rero umugore we yabanje kujya mbere yuko ajya guhuruza abanje kongora umugabo, aramubwira ngo ese wabyutse ibyo bintu uri kwigira ni ibiki? Umugabo aramubwira ngo nzavana ari uko aka munani kabonetse. Nuko rero hanyuze umuturanyi avuga nyamara umuntu yapfuye. Umugore amutekereza ukuntu byagenze, umuturanyi ntiyabyumva. Niko umuturanyi yahise amuhururiza aravuga ngo kana karapfuye muze murebe ukuntu byagenda. Bagerageje kumujyana kwa muganga, bigeze no kwa muganga umugabo yanga no gutera n'amaguru, yanga no guhumeka, barashitura baramukubita inkoni bagira ute. Niko rero haje umusazi aravuga ngo ariko murabona uwo muntu yapfuye koko? Nuko rero umusazi ngo yari afite urwembe, baramushikura baramubwira ngo umusazi agiye kugutemesha urwembe. Umugabo ntiyananyeganyega, baraza bamunyuzamo urwembe mu mugongo, umugabo habe no gutera amaguru. Umugabo murumva ko yari yafashe ingamba zikomeye cyane, yavuze ko mu gihe aka munani kataraboneka rero nta mpamvu yo kwisubiraho, agiye gupfa nk'umugabo nyine. Nuko rero umuganga yararebye nawe, ubwo murabyumva ko byari mu bihe bya kera, akavuga ngo umuntu nari guhumeka mu musubizo mujye kureba ukuntu mumwiranja nyine mu mushyingure. Mu gihe rero cyangwa mugende mugerageze ibyo ari kubasaba, niba koko uwo mugore bari kuganira, gusa bari bahinduye umugore umusazi kuko ibintu yari ari kuvuga ntabwo byumvikanaga. Niba washobora kunyuzaho umuntu urwembe ukabona nubwo yishikuye, murumva ko umugore batari kubura kumugira umusazi. Nuko rero umugabo baramukiye, bageze mu rugo abaturanyi bafata umwanzuro wo gucukura imva cyangwa bagiye kumushyingura. Umugabo rero umugore we yaragiye aramwongorera mu gihe ari mu nzira, amubwira ngo ko batangiye kugucukurira, bakaniye nabasobanurira ukuntu byagenze, bakavuga ngo umurambo utazabanukira muri karitsiye cyangwa umuntu adapfa akabura umuntu umushyingura nk'aho yabanye nabi. Ko nagerageje kubasobanura, mbese muri make umugore yari ari kumwingingiriza ngo arebe ko yabyuka. Umugabo aramwungura aramubwira ngo ntabwo ngewe mwankura hano, nta kintu mwakora rero ngewe mutarama aka munani kanjye narakabona. Nuko rero bari bamaze gucukura, ubwo umugabo rero umugore yegera ba batura
abaturanyi arababwira ngo mureke basi mbanze ngerageze rindi rimwe mukangure ngende mubwire. Umugore rero baje kubona ko ari kubatesha umutwe, yasaze mu mutwe cyangwa ari amadepresiyo cyangwa ari ibibazo yagize mu mutwe nyine by'uko umugabo wamucitse akaba atari kubyiyumvisha. Niko rero abagabo babiri bahise bafata umugore baramubwira ngo buretse rero tubanze dukora icyatuzanye nk'uko tuje gushyingura uyu muntu. Umubyeyi rero yegereye umwana we w'imfura aragenda amutekereza ibintu agiye kubwira papa we wenda ngo arebe ko we yamwumva. Noneho umwana agezeyo umugabo yanga no kuvuga ngo kumusubiza. Umwana niko gusohoka avuga ngo bya bintu mama ari kuvuga byo kuvuga ngo ari kuganira asaba aka Munani nta kintu ambwiye byarangiye, ubwo wenda mwareba igikurikiyeho. Umugore rero yaje gupfukama arabinginga ngo ajye kugerageza rindi rimwe ajye kumuganiza arebe ko umugabo yahindura intekerezo. Niko rero bahise bamureka aragenda amusanga mu nzu. Akimara kwagera aramwungura avuga ngo bamaze no kuzana isanduku yo kugushyinguramo, watekereje ku bana bawe ugiye gusiga, wadutekerejeho ibyo bintu uri kwigira urumva baramutse bagushyingura uri muzima byagenda gute? Umugabo rero nuko arawufunga aramubwira ngo ntabwo rero ngiye nava hano nabonye aka Munani. Bari bageze ngo ni imikino wenda banga no kubishyuramo bamushakira ku ka Munani ke, bamusongera ku gatsima ke ka Munani. Biza kurangira rero umugabo akomeje kubafungana umutwe. Babonye umugore ari gutinda mu nzu rero yanze gusohoka, bagenda baramufata baramusohora, n'umugabo we baramusohora, batangiye kumutera w'igitaka. Umugore amanuka munsi nyine ubwo nimumva niba ari kuko nabyita. Aragenda aramwongora amubwira mugabo wanjye ko watangiye kugutaba, wavuye mu mva, wavuye muri ibyo bintu urimo, ukareba ko wagaruka mu bana bawe, ukareba ko watunga abana bawe, niba ari n'ibindi bintu ushaka byose ko tuzabigukorera. Ariko ako ka Munani mu gihe katari kubasha kuboneka nonaha kuko bari banze no kubishyuramo ngo bakamushakire bazi ko ari ibintu birarangira. Umugabo afunga umutwe kugeza mu isanduku. Umugore rero abaturanyi baje kubona ko ari kubatindira niko kumufata bamuzamura, batangiye gutaba. Umugore arongera arabinginga, none amanukanamo n'abana bari kurira byatari basaze bavuga ngo papa wabyutse ko aka Munani igihe katari kuboneka wenda n'ibindi tuzabigushakira. Umugabo rero yabafunganye umutwe. Uwo niwo muntu wafunze umutwe kuva isi yabaho kugeza na n'ubu nta muntu urafunga umutwe ku buryo bamushyingura ari muzima. Umugabo afunga umutwe aravuga ngo igihe aka Munani kataraboneka ntabwo yava mu mva. Abaturanyi rero niko kuzamura uwo muryango babakuramo, batangira gutaba. Nuko rero umugabo rero bamushyinguye. Niyo mpamvu rero ukoreye umuntu ikintu muri iyi minsi cyangwa no mu minsi yatambutse, abanyarwanda mwakundaga kuvuga iyo nsigamigani rero mutazana yavuye. Umuntu yagukora nk'ikintu akakubwira ati nyamara unshakaho aka Munani. Nuko nguko rero byarangiye, uwo mugabo birangira bamutabye. Niko gusiga insigamigani ivuga ngo unshakaho aka Munani. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, ni byinshi ndakomeza kubategura hano kuri Kora TV Show. Utuntu n'utundi niba wadukunze watwandikira muri comment ukatubwira ngo niba ari n'insigamigani wenda ushaka, niba ari n'ibindi bintu ushaka ukatwandikira kugira ngo tuzakubwire inkomoko yabyo hano kuri Kora TV Show. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira. Niyo mpamvu rero iyo ukoreye umuntu ikintu, ndatekereza ko abantu mwese mwamaze gusobanukirwa. Nugikorera umuntu ikintu akakubwira ngo nshaka aka Munani, uzajya umenya ahantu byavuye. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, mutwandikire muri comment niba wadukunze, niba wakunze ibintu tuba twabateguriye watwandikira muri comment. Tuzatubagezaho utuntu n'utundi, bizaterwa nuko muri kubikunda. Nimuramuka mubikunze kazaba kabiri mu cyumweru, ariko nugutegereza kuwa gatandatu kugira ngo tuzajye turushaho kujyana akantu ku kandi kabisa. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira. Narababwiye ushaka kutwandikira cyangwa wadukunze hari igitekerezo ushaka kuduha, watwandikira muri comment. Kuri YouTube ziba zifunguye, TikTok ni Kora TV Show, Instagram ni Kora TV Show, Facebook ni Kora TV Show, kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Igitekerezo cyawe ni inyamibwa. Nugenda udakanze subscribe, like, share and comment. Niba wabikunze hari umuntu uzi ukunda gufunga umutwe cyane, umumera ku kantu. Ciao, mukomeze kugira ibihe byiza.